hari abari bazi ko igitabo cyiswe urufunguzo babonye akabazo bagatangira gusubiza kari urufunguzo. Reka tuze kureba ko muri butsinde cyangwa se An open J. Ha. Boss, oya mukomere rwose umuntu udafite kamera kamuji amukomere ku mashisha. Iki gitabo gize inzozi za Tom for all time. Boss, umemerera bisigaye tuvuge twakase. Yego. Nashyize mu kinyarwanda kuko gikurushaho gato. Ubukanzwe kiririmbamo. Nko kuvuga ngo ni igihome kirangaye. Igihome kirangaye. Ubundi tumenyereye umuntu ari mu gihome aba hari umusekirite banafunzeho. Njye nimara gusoma ino titire bwa mbere niba ikibaye kirangaye kuki nawe Nabizi ko jagura n'abantu bahindutse poje. Ibyari congratulation gufesinga iyo poje. Nicyo kintu ufite cyatsi kumuha. Ariko iyi ni mvuge ni mental gel. Murabizi ko gereza cyangwa se igihome na hari ibihome hari mishi hari ibikuta. Ariko iyi noneho ni mental gel. Ni igihome cyo mu mitekerereze wowe ushobora kutatera imbere cyangwa se ushobora kutagira ahantu bitewe n'ibyakoze kamera mu mitekerereze wowe ukiyita ntawe ukwiriza bitewe na kapasite y'icyizere cyangwa se udafite. So iyi titire naho yavuye niko nahise numva n'abantu bishya mpita mbona iyo titire wa in an open gel. Umva gel imbere ya gel mpita ntekereza ukuntu wa mugani umuntu uboshye adashobora gutera imbere ibi biba byahagaze abari controle nsanga nanjye ibibazo nanyuzemo byaramushye. So bikumuza gusubira muri business bikumuza kongera guseka ariko nsanga ibyo bintu bindiko ntekereza nakongera guseka nakongera gucuruza. Aho rero icyo jwi ndi kuganira byo niko nahise nsanga koko ndi muri open gel after I have to move. None ndahaguruka nongera ndimakiya nongera ngenda ndirimba naya makritike na bya bintu nongeye kubyumva ko akunda njyewe nari bizinze nahinduye mindset yo kuvuga ngo ibyo ibyambayeho ntabwo ari byo wabyiteye. So ntari mpamvu yo kunzika kuko si ibyo wambere nanjye wawe nuko navuye muri iyo open gel nsubira muri business nambika abageni nongera kuririmba nongera kwishima kuko nzajya no mu gitabo cy'ibanaje kumwishima iyo sizo kigabo. kuki ubukwe wenda w'amazi iyi si kubaye dufite amateka atandukanye. Nasanze muri uru rugendo hari ibintu bikubaho ku myaka yawe cyangwa se nk'igihe uba mu kafasi ibintu biraremeye kuko tuzi ko nk'umukristo tuzi yuko na kristo bamubanje nta kirazira ntaki ariko baramuhohotera banavuga ibiki byose. Nza gusanga muri uru rugendo hari ibintu bitubanga iyo isi rero ikubanjye ukora iki ntihandi bakubwira ngo it's up to you guhindura utekereza kugira ngo ubashe kureba ibihinyuza ubashe kuva muri iyo gel ishaka kukuboha ariko mu buryo bwa mindset yawe. ngira ngo abantu twatangiranye nababwiye amatsiko umuntu wese yagira yumvise iki gitabo cya Tonzi ariko ubwira amatsiko arushijeho iyo umaze kugisoma. Mu kuri iyo Rovengeri icyo gihome gihangaye avuga uragisoma urengera ahantu nawe ukisanga igihome urimo gihangaye ukavuga uti wayo ntasohokamo. Ndetse icyiza mu gice cya gatandatu cy'igitabo anavuga ko umuntu yasohoka muri cya gihome. Igitabo rwose abanyarwanda n'abanyamahanga uzagisoma isoko nziza zavugwamo byinshi ariko kuko tutari butinda rimwe muri buze kubaza byinshi
hano yewe nasohoreza ariko kugira ngo mbere y'uko yuze gusoza iki gice maze kose ibyo bintu by'abantu bayi ikibazo cyacu cyo gusoza kaminuza cyaje amaporomosiyo atandukanye hazabamo amatende atandukanye hazabamo n'uburyo abantu tuzajya tukabasomera kugira ngo igitabo harimo amamesaje y'insipayaringa nabo bandi bagasoma tubereke akamaro ko gusoma cyane cyane ko na leta iri kubishishikariza abantu gusoma no muri rusange ntekereza yuko rero ubu ngubu abantu bari gusoma kandi noneho nanjye hanicara n'imana yampaye tuzajya tuganira ko ubutumwa buri mu gitabo ku buryo n'utabasha gusoma azagira mesaje akuraho murakoze nabakoze ikibazo cyawe nitwa Mutekereze Nashika ndagushimira cyane ku bundi buryo bwiza bw'ubuhanzi butangije nyuma y'ubuhanzi dusanzwe tukuziho tunagukunda ariko noneho buriya hari na audience y'abasomyi bitereye ariko ikibazo cyane kiragira kiti iki gitabo kava yacyo n'uburyo umuntu akibona wakoresheje amabara agera muri atatu umweru umukara ndetse n'umutuku ese byaba bifitanye isano n'ubutumwa buri mu gitabo cyangwa just gushyiraho amabara yabakoze cyane amabara yose ariho hano afite ikintu avuze cyane urabonamo umukara ni amateka umuntu atari kubona icyerekezo ariko muri ayo mateka harimo byandikishijwe urabonamo harimo amabara y'umutuku rwafashe rugenda guza mu muco muri aya mateka hakabamo grey harimo ikiriyo harimo uko kwigunga harimo uko kuyinjiramo kuyabona umwanya wo kuyatekerezaho hanyuma muri ibyo byose hakavamo zahabu ariyo gold uko byagenda kose hanyuma uriya mutuku ukabona uko kugira rwose bifite icyiciro cya mbere ikibazo twari twakiriye bikaba birangiye tugiye guha mikoro Dominic arakurikirwa ubwo kuko wari wayifashe ntacyo reka tumuhereho urahita ushyira uriya musore w'ibikoka bibiri muri hari imbere murakoze cyane nitwa Kamoso representing Rwanda mu ibaraga mu bibazo tuzi reka bakure ngo felicitation dukora igihe kinini urugendo twakoranye byinshi ariko igitabo cya ubude ntabwo nzi ko ari indirimbo ariko ndashima cyane ko iki kigo gikoreye umutima wanjye gusa icyo nshaka kubaza twamuzi mu ndirimbo iyo wakoze indirimbo hari igitero kigukora niyo uri mu gitaramo uragisubiramo ukumva ko gisubiramo icyo gitero muri iki gitabo ndabaza niye chapitre watinzeho wumva urayitondera uvuga ati iyi chapitre ugomba kuyitondera uyitindaho ikora ku mutima wawe hanyuma n'izihe nama wagira urubyiruko wifuza kuba abanditsi nkawe yavuze yaba igitabo nk'uko mubibona ni igitabo gifite amashapitire agera muri atanu ariko navuga nka shapitire navuga ngo ishimangira n'avuyemo iki gitabo ni through the wings of pressure hagati muri wa muyaga ugushyiraho igitutu abona natinze cyane kuko icyo gitutu hari ibintu mu buzima tuba twarahisemo hari n'ibyo tuba tutarahisemo ibyo byose rero uko tugenda dukora bitugiraho ingaruka rero nk'umwana iki gitabo harimo tonze y'imyaka 5 harimo tonze y'imyaka 7 harimo tonze y'imyaka 13 harimo tonze y'imyaka 20 bose rero hari umuyaga wa pressure y'ibyo bwiteye urugero nkaho uvukira nkaho ukurira ibyo byose ariko ugasanga kugira ngo bitapfe hahabona n'ibyo biteye of course nk'uko tugenda dukora ibyo byose rero ni uruhurirane yibanzeho byose bigenda no kugira ngo imitekerereze yacu ikatubona aha rero nahakozemo cyane kugira ngo twereke uburyo amateka ya swat mu muryango aho wakuriye
umuhanzi aho hose ushobora kuba warahuriye n'iki kintu cyakuboshye kugira ngo ubashe noneho kwisubiramo urebe ikintu cyatumye udatera imbere cyangwa se cyakuboheye ahantu ubashe kugira gutekereza ibintu kubera ko izo mbaraga uba ufite urufunguzo uba ufite nk'uko nanjye byashobotse sinahiranwa atari uko ibintu byari byoroshye ariko ko nahinduye gutekereza ibintu ubuzima burakomeza. Inama yo ku rubyiruko, inama naho urubyiruko icya mbere ni uko umenya ko icya mbere ni ukwimenya kuko iyo wimenye umenya icyo ushaka. Muri iyi si kenshi turavuga tugasanganamo ama-identite atandukanye ayo waduha ayo waduha ibyo bintu byose. So ibyo bintu byose bikagenda bikagushimira cyangwa se bikagushora utari Imana itategereje ko ubawe. Ukwiye kubanza ukimenya ukamenya yuko uri umuntu w'agaciro uri Imana yaremye wihariye ugakurikira inzozi zawe ukagira ibintu wigira ku bandi ariko ntibitakaze. Nk'uko abantu tudashobora gusangira diplome iyo ari kwa umubyeyi wawe tukasangira mbere niyo ufite umudamu ukavuga ati hari ibintu tudashobora gushaka ni nako Imana yaturemye hari ibyo ushobora kwigira ariko mu gihe utitakaje uzagera ku Imana yakuremye. Nk'uko mubibona igitabo bahamagaye kugira ngo tubwire yuko zakimurika ofisiyelemo ku itariki 14 z'ukwa munani. Ejo bundi kuri Crown Conference Hall ya Mutarama saa 12:30 ubu ngubu kuva twafunguye iyi press conference niba bagezwe ku n'abanje na ntabwo nari kukigeza mu bantu n'abaje kubabwira kuko muri abantu bafite ijwi rigera kure baba bagaciro mu rugendo rwanjye. Hanyuma kugira ngo tubwire abantu bazaza tukiganira birambuye ariko ubu kirahita kirahari ubu nakoze presel kiraboneka ku 25 mugishaka ariko ku munsi wa launch tuzaba kigeze ku 30. Ushaka uracyozanira kandi turababwira kode y'ukuntu wakibona ukakishyura ariko uzakibona kuri launch itariki 10 nyine ku itariki 10 yego reka ikibazo cyasobanutse. Dominique murakoze. Nitwa Dominique cyangwa Nginde w'Imana ku Twitter, abagenda umunyamakuru. Tonzi namwubahaga nk'umuntu umuririmbyi w'Imana babyita, ariko nongeyeho kumubonera kuba yaranditse igitabo. Igitabo ni ikintu gikomeye, iyo mbonye umuntu yanditse igitabo ndamwubaha. Tonzi fata ko wenda icyo gitabo ngiye kugisoma ndakirangije, ni irihe somo nzakuramo? Ubibare naho ngiye kugitangira from one page kugera ku ya nyuma, ni irihe somo nzakuramo? Murakoze. Murakoze cyane. Reka mubwire isomo rya mbere uzakura. Urimo urasoma iki gitabo uzabona ibintu wahuye ushobora kuba warahuye utabizi. Uzongera kwibona nk'undi muntu udasanzwe ufite imbaraga zidasanzwe. Hari ibintu uzaba utarageraho ibibazo impamvu wowe utabizi bitewe n'uko wagiye kubona mu bundi buryo. Ikindi ni uko ntekereza ko umuntu uri gusoma kino gitabo azikunda cyane, azigira priority ko azasanga ibintu byose bishingira ku kuba ari. Murakoze cyane. Nitwa Peacemaker Kabundi Kimurera Isibo mu kigero cy'Isibo Dadari. Ndashaka kubaza ibibazo bibiri. Kino gitabo mu buryo bwa gahunda bakibona muri kopizi ya Kamare. Cya kabiri, hari uburyo abantu b'umunsi bari bizi cyane mu buryo bakaba bakeneye ibintu byiza niba baratekereza uburyo bakoramo uburyo ku buryo umuntu ashobora kuba yacyumva namubugeze ayijyana rero hanyuma baratekereza byakora cyane akarusha kuri za mazu kugeza kwa makurikizwa. Murakoze cyane. Ubwo buryo twabutekereje nka kimwe navuga ngo step yari igoye mu gitabo kiboneka ariko kizaboneka muri Amazon, kizaboneka kikorwa mu buryo bwa audiobook, uburyo ari abantu babirigiye mu modoka bazajya mu kuvuga ngo ku itariki 14 niho abazabona hati ariko bazabona muri library zose zo mu Rwanda ndetse no ku mbuga nkoranyambaga kizajyaho. So
n'ubundi buryo bwose buzagenda bushoboka bwose bwarateganijwe kugira ngo abakiriya bakoreshe murakoze. Reka dukomeze twakira ibibazo. Jihadi harakurikiraho Frodouari ndetse nawe. Murakoze turaho wambaye neza bamushimire umwe mu bahanzi dufite bubahiriza abantu tujye ndibaza ko atari ubuzima bwo muri church abantu bazaba bari kumva ari ubuzima busanzwe. Tubwire batubwire yuko muri icyo gitabo harimo utunze ukiri mutoya. Ni iyihe myaka wagezemo tonzi ikamugora noneho bikaba biri muri icyo gitabo ikindi mu buzima bwayo bwaba ubwongo ku ishuri n'ibiki mwizere ko biri muri icyo gitabo. Hanyuma wigeze kubana na groupe yitwa The Sisters, twizere yuko uko mwabanye nabyo biri muri icyo gitabo. Ikindi urateganya kirarebwa n'abantu bafite imyaka ingahe kugera kuri ingahe? Urakoze cyane uri kukibaza nahise kugisubiramo. Ahantu hambuye cyane bazagisoma ntekereza ko azajyamo amarangamutima cyane n'ahantu imyaka 13. Imyaka 13 niho ninjiye muri jewe ntabizi. Imyaka 13 ntabwo muri muri detaye. Imyaka 13 ufite shapitire yose. Hanyuma urugero rwanjye rwose rurimo ko nakuze ko nabayeho nanjye byanangaje. Umuhanzi wa mbere ukoze aya mateka mu Rwanda. Congratulations. Hanyuma ikibazo cya mbere ngira ngo kubaze, twagiye tukubona cyangwa se nk'umuhanzi nk'abandi bahanzi ku ma stage uturirimbira mu bitaramo tukishima. Wasobanura gute ko nakene ko kino gitabo kirimo amateka yo guhera ukiri mutoya kugeza uyu munsi? Ndimo ndareba batonzi babiri, tonzi uri kuri stage asuhuza batonzi uri muri ya gereza kuri stage ukomanyinga ibyo bintu byo muri betonzi mu buzima bwo mu mitekerereze. We wavunikaga kuri stage wasuka abantu kwishima baragereza ariko hejuru y'akamenyamboni, ariko mu rundi ruhande uri muri gereza. Udusobanura ukuntu wahuzaga izo nshingano n'urumva harimo ko wavunikaga. Icyo ngicyo ni icya mbere. Ikindi, nk'umuhanzi ubimazemo imyaka myinshi, ufite amateka n'umuntu nyinshi, wahuye muri open jet. Iki gitabo tuzaza kugisoma tubimenye byinshi bikubiyemo. Ntiyaba ari reflection cyangwa se indorerwamo igaragaza ubuzima abasitari n'ibyamamare babaye bari bagahitamo guceceka, bikaba byatuma abantu bagira ibitekerezo byo kwiyahura. Ese wowe waba ufite igitekerezo cyo kwiyahura n'uri mu bwana kuva mu bwana kugeza uyu munsi? Utubwire niba waba utabona ko abandi basitari n'ibyamamare baba bari muri iyo gereza ariko bakabura ubutwari bwo gutera intambwe mu bandike igitabo kuko wabigenje. Ikindi, hari umuntu bita Yobu yageze igihe n'umugore aramuhakana. Ese we waba warigeze ugera igihe muri ubuzima bwa akunije watekereje ko n'Imana ubwayo yakwibagiwe n'umuryango wawe ukaguta inshuro nyinshi tugeze mu bibazo, inshuti zacu n'imiryango benshi bagarabita tugasigana Imana? Ese waba warigeze ugera igihe n'inshuti n'Imana bose bantaye wakwiyabura ntugende? Murakoze cyane. Urakoze, ibibazo byiza cyane ariko bifasha kubera ko kujya gusa menye icya mbere wabashije kurabihuzaga ubuhanzi no kuri stage kandi muri icyo gikombe cyane. Ariko nk'uko nabivuze ubuzima n'urugendo rw'ibintu byiza bivanze. Rero muri iki gitabo hari baje abantu baba badufiteho yo kuri stage byose, ariko natwe turi abantu bambaye umubiri tugura n'itubabaza. So urwo rugamba nyine nanjye nararurwaye, ariko turwana ntazi ko turi kurwana niko kuri nyine kugira kwizera Imana. Nasanze ari
kijya kiturebera mu bigoye nubwo wenda muri iki gitabo byatumye nongera kubona agaciro cyane kuba uzi Imana uyizeye uzagusanga iyo nza kuba ntazi Imana nshobora kuba nanjye wenda narakiboba wowe ukiboba cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge bitewe n'uko nahuye n'amateka akomeye kandi ndi muto ntabasha kubanzurika ariko aha ikintu navuga cyane cyamfashije hari inzira ni impano ni ukuririmba mu gitabo muzabibonamo hari ibintu kuririmba niririmbiraga niyo twavuga ngo gukora ishuri ry'ukuririmba biriya byatumye nsubira iminsi byatumye nsubira iminsi ku buryo muri ka gahinda iyo najyaga mu marepetisiyo iyo nawe uri kwandika indirimbo byaragendaga bikamufana mu gihugu cyangwa mu bworoshye so ntabwo biba byoroshye kugira ngo niyo abantu bari bari cyane ibyo ko abantu baragize cyangwa se abantu bihuse hasi kubera yuko baba babinjiye so nubwo twaba duhumuriza natwe tujya dukenera guhumuriza so niba aricyo navuga mu rugendo tujya dukora n'ibintu bidukomeretsa ariko ibyo byose cyiza iyo naje gusaba ku Imana byaragize cyane kuba naherana ntabwo ari abasitari gusa ahubwo uzabibona kuko nagiye kuri amasosho atandukanye ashobora kukuboha harimo icyo kintu cya brand harimo kutabasha kwakira ubuzima bwawe muri n'ubuzima bwa artificiel ubwo tubona kwaba cyane cyane nk'aba public figures abantu bakaba muri andi rwego ko turi abantu bagomba kuba bahora bari byose bimeze neza rero abenshi bakaba n'iki kibazo cyo kutabasha kwakira bakimaze naho no kuzabibonamo by'uko nabo iki gitabo kije kubutsa yuko badakwiye kwemera kuba muri ibi bikomeye kandi bafite uburenganzira bwo kuba bahera kuko bumva abantu ntibabihishe ibyo n'abasitari benshi bafite mu bantu bitewe n'amateka y'isoko kuko realite itari guhura n'amateka ugasanga benshi bagenda bagira ibyo bibazo igitabo kirimo cyane uzi ko ayo mashami kirimo bageze kuzamukana cyane uburyo ushobora kubona ibintu Imana yaduhaye ntabwo ari byinshi ahubwo ni ibyo tuba neza iyo bikoresheje neza so nk'abahanzi cyangwa se abo bantu bose harimo iryo somo ryo kukwereka yuko ntabwo Imana ishobora kuguha impano ikuzaniye aba ari kwica ahubwo ugomba guceka ikabera gupfira hehe kugira ngo ubashe Imana ibashe kuba ahubwo yandishaho kugira ngo inyagize cyane mpamvu nyine kubera ko nigeze mbona umwanya wo kubigisha navuga ngo cyagiye mbona iki gitabo iyi titire nibwo naje gusanga narabigize ibintu bikomeye cyane ariko nigeze mbona umwanya wo kugisha harimo na kwa kundi uri umuntu uhumuriza cyangwa se uri on top ukumva udafite right yo kurira rero navuga ngo nanjye ibyo bintu byambaye kumva wiyanze gusa ikintu ngewe wenda natandukanaho n'abandi ahubwo aho kugira ngo mvuge Imana ngo nayihugiragamo ntabwo ko byatumye mbasha no kurega ibyambibuzaga kuko Imana niyo yabereye byose bazasoma kino gitabo murakoze cyane wabajije byinshi reka natwe tubaze nitwa Dr. Mufradowari nyuma ikibazo cya mbere kiragira kiti ese mu gihe wari uri kwandika icyo gitabo mu bintu by'imyaka 13 nta gihe cyageraga wenda amajwi Satani akakubwira ngo rekeraho cyane cyane ko n'ubundi mu isomo n'abakomeza guhura n'ibigeragezo icyo ni icya mbere icya kabiri ko n'ubundi mu isi umuntu agenda ahura n'ibigeragezo ese wenda nkurikije iki gitabo cyafasha umuntu ariko cyane cyane cyamufasha icya mbere bitewe na situwasiyo arimo icya kabiri bitewe n'aho avuye n'aho ugeze ese ikiba barateganyije mu gihe byaba ngombwa ko usubira muri bya bigeragezo kugira ngo icyo gitabo wanditse kiguma mwimerere murakoze cyane vuba kuri icyo kibazo warubajije niba wakisubiramo neza kubajije icya kabiri icya mbere cyangwa icya kabiri icya mbere nabajije mu gihe nyine wari uri muri cya gihome muri rwa rugendo rw'imyaka 13 nta gihe Satani yageraga agashaka kuguca intege mu byo wandika
ukumva nyine wahagarara bitewe n'uko n'ubundi wari uri mu bintu bikomeza kukugerageza wumva n'ubundi kubyandika bishobora kudafasha abantu. Murakoze. Urakoze. Iyi titire cyangwa se iyi revelation y'ibona navuga ko yambereye imbarutso yo kuba umutsinzi, ahubwo mu kucyandika nari ready cyane kuko nabifite ngo nabifite intumbero, icyazaga cyose nari ready guhangana nacyo kuko nisobanukiwe kandi nzi uburyo atarakora kuko ngo yaje kwica kwiba no kurigura. Kenshi iyo ufite intego nziza hari ibintu bigenda biza biguca intege, nahuye nabyo nk'uko nabibabwiye ntangira kubyinjiramo nibwo nagiye nkorana n'abantu bakabashora sinakubwira amafaranga atakaye abantu bandiye cyane, nahuye n'abashushanyo biteye ubwoba. Ibyo byose rero navuga ngo byaguca intege ariko ko nari nzi icyo nshaka kuko nisobanukiwe iki gihe njye nakivuyemo kubera ko Imana yarabimishije. Niyo mpamvu nanditse kugira ngo nabisobanuriye ko ntabwo ugomba guhagarara nk'umutsinzi, ikintu kiba kije uko cyaba kigaragaza ukirusha imbaraga. Tugiye kwakira ikibazo cya Fifi, duhite twakira abandi bayobozi barimo. Murakoze cyane. Tonzi nitwa Esther Fifi, muri radiyo dufite ndanamushimira cyane n'icyo mbereyeho, umuhanzi w'umumama uhagarariye abantu benshi kandi mu ijwi rya benshi, ufite indirimbo z'ibyo byose kandi abashima kudacika intege. Duherukana mu gitaramo, wakoze igitaramo cyiza cyane, dufite amatsiko yo kongera kubona igitaramo nka kiriya. Nahise nibaza ndavuga nti ese waba ugiye kurushinga igitabo none ubwo wadutumiye ugiye kutubwira itariki uzakirashingiraho wenda bakurangira abantu tukabona igitaramo cyo kurushinga igitabo ariko no kuririmba waba biteganya cyane ku itariki 14 z'ukwezi kwa munani. Noneho kukirushinga natumiwe n'abantu benshi mpamvu nabatumiye kugira ngo tumenyeshe abo bantu mu kanya ndabereka kugira ngo kumwe bari kuri flyer ku itariki 14 azaba ari kuwa kane cyangwa kuwa gatanu. Kuwa kane muri jeudi abari bizera muri kuwa gatanu, hanyuma guhera saa 12 kuri Nyarutarama. Hanyuma wenda se umuntu ashaka kubaza ngo kuronshe wenda tuze kukubaza ese tuzabona izizava ibu noneho ndakubabwira event committee don't miss. Okay. Hazaba harimo kuririmba, hazaba harimo theatre bivuga kuri aya mateka, hazaba harimo amapoem, hazaba harimo exhibition, hazaba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Twategura ibintu byiza cyane. Ko numva urutonde ibintu byinshi byiza, dufite abo bantu bakora amapoem batandukanye barimo babumaga bari muri Sekira kandi zikuba neza n'abari abahanzi bo muri Sekira. Hari abo uteganya gutumira tuzi nk'abo ngabo barumaga cyangwa bari muri Sekira bazaza gufatanya nawe. Mu by'ukuri hari segment njyana ngo Sekira ni gospel, bari abantu bose tubona muri Sekira n'ubundi baba mu rusengero cyangwa mu kiliziya barasenga. Tutegereje kuzajya tubona ibitaramo bya gospel ariko birimo n'abantu muri Sekira bafitanye namwe indirimbo mugakora featuring mugakora ku buryo ubutumwa bugera ku batari ubwifunga gusa. Waba ubiteganya? Urakoze cyane, ikibazo cyiza kubera ko igikorwa nzaba ndi umwanditsi, nzaba ndi muri umbrella y'umwanditsi. Hano umwanditsi yandikira abantu bose, niyo mpamvu abantu bose uzagenda ukabona. Ikibazo cyane Matonzi, hari indirimbo yitwa Urufunguzo yabaye kugusa mu bantu bose. Imfunguzo tukuzibona ahantu hose, naje nzi ko ndi butangire kuzibona ku muryango none ndi kuzireba. Iyi ndirimbo n'iki gitabo ndi kumva ndashidikanya ko bifite ahantu bahuriye. Niyo igitabo cyitwa kuri ibyo byose urufunguzo rushobora kuba n'ibindi byafunguye muri kino gitabo. Haba hari n'indirimbo itari urufunguzo ifitanye isano n'iki gitabo hafi ya zose, ariko urufunguzo navuga ngo ni nk'indirimbo ya campaign y'umuhanzi kuko n'ubutumwa burimo kuko babyumvishe ni Imana igira kukwibutsa yuko yakoze mu buryo butangaje kandi yakuremanye za mfunguzo. Za mfunguzo rero nizo uzakoreshwa muri iyi njyana. Aha rero tugerageza kukwibutsa bya mateka byari byose bitandukanye byagiye bikomoka bitandukanye, harimo iby'imiryango, harimo ibya religiyo, harimo ibyo byose, harimo kumva muzasoma pe ibyo byose noneho ufite urufunguzo rwo kuba wafungura ukinjira amasezerano yawe ukoresheje ya mindset change kuko byose bipfira mu mutwe. Kenshi abantu baheraga cyangwa se abantu bagiye bacunga ibintu, ikintu cya mbere Satani akora ni ugutuza kwaguka, ukaba warifungiye ahantu hamwe, ukaba muri icyo kibazo ukaba uri umuntu wumva ko uba mu bantu bamwe ukuntu kumwe ukamara imyaka 30 uza abantu bamwe ukora ibintu bimwe
ariko iyi ndirimbo irakwibutsa yuko urabizi ko umuraba urabizi ko umuntu ari urufungizo mu bantu rwo kwita umwana w'Imana kuko wawe ni bose icyo gihe genda wibaze igihe byapfiriye uzasanga hari n'abantu batandukanye bakwiye imfunguzo ugenda uzibake abazijugunye uzacurisha izindi abazikoresha neza bazarushaho abatari bazi ko bazifite kimwe kindi tutabusabiriza murakoze. Yes, murakoze cyane. Nitwa Mbere Jason mu binyamakuru kuri Murisha Entertainment. Nshaka kubaza Tonzi wavuze yuko wamaze igihe kingana n'imyaka 13 utegura kino gitabo, ariko nshaka kugira ngo mubaze ngo umuntu ashobora kugisoma ariko akazaryoherwa. Ese uteganya kuzakora wenda izindi audition zanyu kugira ngo waba wagize amatsiko cyane cyane nko mu bateguye paji hafi 70 zingahe ushobora gusanga wari no gutegura na 500 cyangwa se n'igihumbi. Ese uteganya ko wakora izindi audition zitandukanye kugira ngo babantu bari kumuteye cyangwa se bandi babiri n'igitabo bakomeze basome? Icyo ni ikintu. Ikindi nshaka kubaza, igitabo cyagutwaye igihe kirekire cyangwa se cyagutwaye imyaka myinshi kugira ngo ugikoreho, ariko bivuga yuko bari gukora umuziki cyangwa se bari kubategura n'izina album wenda nk'umuhanzi usanga wenda tuvuga kandi tuzi neza ko ushoboye. Ese niba warategereje abafana bawe cyane cyane ko bategereje ko ameza y'ibihangano byinshi cyane abagukunda cyangwa se basabwa wenda bagufana, ni iki wababwira cyangwa se ugomba kumara imasiko y'uko utabasize cyane cyane ko tubona ugiye kugira bandika ibitabo byinshi? Murakoze cyane. Mbere ku cya kabiri nibaza ko abantu babonye nanditse ibitabo ko bibaza umwanya wo nakuraga kuko babonaga no mu muzika no mu buzima busanzwe. So aha nababwira yuko naje gusanga no muri iki gitabo birimo Imana yaduhaye igihe gihagije. Umuntu agira amasaha 16 buri munsi ashaka kugeza umusaruro. Muri kwa kuva muri iyi jeri naje gusanga nshobora gukora ibintu byinshi nubahirije igihe kandi bigatanga umusaruro. Ari mu muziki kuko narababwiye muri hano kandi igitabo gifite indirimbo yacu. Urumva ari mu muziki indirimbo ndashimira ukuntu bayakiriye. Arakoze cyane. Tugiye kwakira ibibazo bya nyuma bitatu, ntabwo turi birenze bitatu bya nyuma kugira ngo tubahirize amasaha. Ndahera hano mikoro ya kabiri y'impereye umugabo, hanyuma ikibazo cya nyuma kiraba ari cy'uriya mugabo wundi wambaye rinete. Ariko kugira ngo dukunde kabaza ikibazo kimwe turi bwakira abandi nyuma, ariko n'ubu umuntu ari kubaza ibibazo 15 kurusha bibiri kimwe kugira ngo twese ibibazo byacu bigende bisubizwa. Murakoze cyane. Ndashimira Tom kugira ngo nta munyamakuru utagushimira umufatanyabikorwa mwiza w'itangazamakuru, dukora neza cyane, Imana igumugisha. Ikindi ndagushimira kwandika buriya, uzi ko Abafaransa nk'uko babivuze neza amagambo araguruka inyandiko zirasigara, ikindi zimara igihe cy'ingobe tutazabana aho zigera n'ahantu kure tutazagera. Umusanzu mwiza ukomeje gutanga mu kuba umugisha. Batubwiye ko mu magambo yagushepinze uva muri iyo gereza cyangwa iki gihome harimo impanuro za Perezida Paul Kagame. Ejo bundi mwari muri kumwe mu bantu basangiye nawe muri KCC, waba warabashije kumutumira cyangwa uzamugezaho kino gitabo? Kuko umubyeyi mwiza iyo abonye abo yareze cyangwa akabona imfubyi umaze kuvuga ngo zarakuze kubera impanuro yatanze, ntekereza ko nawe ahari biramushimisha cyane. Ikindi abantu bakurikira itangazamakuru bagiye badafite ubumenyi bwo kugira ngo basesengure, kuvuga ngo Tonzi bivuze ko yatangiye kwandika ibitabo, umuziki ntiyaburetse, uzabifatanya gute? Ikindi kuri iyo kava ishobora kuvuga ko hari ikintu kiguraho uwo mubyeyi w'ibitori Ngamine biri gushoka mu cyane batubwiye ko waje kugira igihe ukarenga kagahinda. Numva hari kuba ari ifoto yindi ikurikiyeho hariya ku buryo umuntu azabangura umubyeyi yari arimo arira, ariko hariya noneho arimo aseka yaje kuva muri gereza. Ariko reka tubitegeye amaso mu kindi gitabo uzasohora. Umubyeyi udukurikiye natubaza ngo uriya muntu byaje kurangira bitewe n'iki cyamukuye muri cya gihome? Mu gitabo uvuze ko ari iki cyamukuye mu gihome byarangiye gute? Murakoze cyane. Mpereye ku cya gatatu ngise nyine ubuhanzi nyine n'ubuhanzi. Aha ngaha uyinjiyemo ariko exit n'imiryango itandukanye. Mu gitabo rero harimo umuryango wo kwisohokamo. Hanyuma wenda kuri ikibazo wajije umubyeyi wacu afite inshingano nyinshi of course, ariko ntekereza ko ubu butumwa buzamugera. Yego kubifatanya ibyo nakubwiraga mu kuvamo hano naje gusanga mfite kapasite yo gukora ibintu byinshi
nta kwirinda imana yampaye isi ibyo ishyiramo nta mpamvu yo kwirinda kubera yuko iyo usobanukiwe urabuka ukemera guhinyuza ukemera gukora ukemera gukosa ibyo byose so ntabwo rero ngo nasanze umunsi wanjye mbega amasaha menshi ni menshi wakoresheje neza mbasha kwandika mbasha kurera abana mbasha kwita ku mutware mbasha kujya mu kazi mbasha kuririmba kubera yuko cyagiye nacyo kintu bituboha bigatuma tudatera imbere kubera kutagikoresha neza rero kuvuga ngo ibyo nakubwiraga ubundi ko iki gitabo kirarangiye ariko alubumu muzabibona mu kwakira mfite amakora hagati aho ndi kubura ukuntu mbese nyine kuvuga nise nsohora indirimbo reka mbanze iyi ibikorwa byo birahari kwa ko naje gusanga imana yaduhaye potential aho kuko isobanukirwa kugenda uzikoresha kandi zikakubera rwa rufunguzo rubasha kwinjiza amasezerano yawe. murakoze nitwa Fidele Gatabazi nanjye ndahera ku gushimira cyane Tonze ndahera kuri iryo zina akenshi ukunda kuvuga Tonze biva kuri uwitonze ariko abantu bakandika Tonze byaje guhura gute kuko wakomeje kuvuga Tonze kandi twandika Tonze ikindi hari Tonze naje ni YouTube channel wafunguye uyu munsi izajya bariho ibintu bya inspirations hazajya hari ibiganiro by'ubuzima busanzwe ubuzima bwo mu rugo se ubuzima bwawe bwite hazajya hari ikindi cya kabiri NOPNGL barateganya kwishyira mu zindi ndimi cyane cyane nk'abanyarwanda bakeneye version y'ikinyarwanda kugira ngo bumve niba koko bashobora kubona iki gitabo ariko mu buryo bw'ikinyarwanda. Merci. urakoze iri zina rero no mu gitabo uzamenya imvano yacyo ariko nk'umuhanzi nakuze nsanga bagitatunze kubera ko hari umuvandimwe wanjye wakundaga cyane atazi kuvuga uwitonze yarakiri muto akajya avuga ati nyine ako kazina kaza gufata hanyuma uko ugiye kuba umuhanzi urabona ko nitonze uwitonze yavuye mutonze ariko urabibona ku mbuga nkoranyambaga batonze ni benshi cyane so biba ngombwa ko tubaho kugira ngo n'ibyo ushaka cyo ubona byose ni agakreative tofete hanyuma cya kabiri igitabo gishyira mu zindi ndimi igitabo gishyira mu zindi ndimi reka rumabwire igitabo kirahera yewe numvaga ari ibintu bisanzwe ko wafata iki gitabo ndashaka kubabwira ko ubu mukibona aya mapaji miliyoni hafi 20 zaragiye ashya bamwe bakayarya gutyo kongera yongera ngo nabyo nyine ni urugamba uko satani arwanya ukishyura umuntu ukamenya neza pe ukagasema ukongera ukibuka yuko imana iguhe refresh ntabwo nari n'undi so muri kwa rugendo rwo gushaka kukamenya ukuri byose urumva rero ibyo aba ari ibintu bigenda bitudindiza niyo mpamvu navuze ngo abangira inama ko nagitangira mu cyongereza cyane mu cyongereza ariko cyumvikana cyane ariko noneho turimo turakora ku buryo uko cyasohotse turagishyira no mu kinyarwanda. Tonze naje ni YouTube channel yanjye nshyashya aho abamagiye barabisaba kera ariko ugakunda gukorera mu gihe cya nyacyo aho nafite inshingano nyinshi mfite umwana mutoya ngifite byose kubivanga na business ariko iki nicyo gihe misiyo ije gufasha abantu kuva muri ibyo bintu batsikamiye yantekereza yuko rero Tonze naje nta hantu nzisanzura cyane cyangwa uzabona undi Tonze nyine Tonze naje Tonze yaje reka twakira ikibazo cya nyuma hano inyuma ntabwo mikoro yawe iriho iriho murakoze diplomatique Friday FM mbere na mbere no gushimira Rescott guhuza kwandika guhuza n'imiziki kandi indirimbo zikaza ubundi zikaza ariko ko nabyo birasaba umuhate n'ubushake nagasana birimo iki gitabo cyanditse imyaka 13 miliyoni zigera muri 20 zakigiyeho ariko kandi batangiye mu gitabo gishobora kuzajya hanze kuba nacyo inyungu yawe ni ubutumwa burimo cyangwa se no kugaruza ayo mafaranga kuko numva ari menshi hanyuma ikindi kibazo umuntu wakurikiranye kugeza kuri alubumu ya 10 urugendo rutari rworoshye ariko se kandi imyaka 13 kwari igitabo n'uburemere bw'igitabo cyangwa n'umwanya n'ubundi wo kubihuza n'umuziki niba ku myaka abaye myinshi cyane yabakoze cyane cyane nagusubiza ngo ahantu hari hishurirwa haba hari ubushobozi ahubwo hari igihe nageza gukora ibintu bavuga
kwandika gushyira amafaranga nayaburiye kubera yuko ubona kwishyura inzozi zanjye niko perezida z'Imana zizi ntabwo wabyara icyo twese so ntabwo rero ngo ntabwo passion cyangwa se kwandika ntabwo ari business kuko yaba business ayo mafaranga nayo kuba nayaguze n'ikibanza maze kubona ko bandiye ya mbere aya kabiri ahubwo byageretse yuko nyine muri ba bantu tujya mu gitabo nabo barimo abantu bagiye bazitira inzozi z'abantu bagiye bacika intege bitewe n'uko batabashije kurenga ibibazo nabyo ni nk'iki somo ry'uburyo niba ufite intego ugomba kurasa mpaka uyigezeho ya ikindi sinzi cyane kugaruza amafaranga ufite intego yo kugaruza amafaranga cyangwa ubutumwa gusa umwana w'Imana Imana yarangimuka imyaka 13 wandika igitabo ni uburemere bw'igitabo cyangwa umwanya imyaka 13 navuga ngo ni urugendo kuko n'umwana mvuge ntabwo ngewe nicaye ku mujyi kwandika igitabo zareze hasi ntabwo nari mfite kurushaho gukora ngo nzafashe igitabo ahubwo navugaga ngo uko numvaga ubutumwa budasanzwe narandikaga ntabwo nyine numvaga ari ikintu kidasanzwe ahubwo noneho bijya ahantu mbona byabaye byinshi muri covid twari dufite umwanya wose niko narisubiyemo ari sita wanjye ari umutware wanjye ko mbibaganiriza ari abantu banyegereye barabizi bakavuga ati ibintu ntabwo bisanzwe deja byatangiye kuduhindura ubuzima abo tubana mu miryango abantu bose bitewe na mesaje nari naragiye banacunga rero bava muri covid noneho nicaye uko tuganira avuga ati ibintu wakoze mu gitabo ngo kigasohoka ubwo twicaye nibwo nagiye mbasha kubaza abandi bandika gute mu buryo igitabo gishobora kuba kujya hanze so ubwo rero nagiye nakoresheje abantu bamwe bikunde gutyo kugeza gisohoza hari ikibazo kimwe bari bemereye Naomi ariko cyabajijwe reka nguhe umwanya Gilbert aba ariwo wubaza ikibazo cya nyuma kuko cyari cyemerewe nawe ubundi twerekeza ku musozo murakoze Gilbert Radio TV njye ndabaza ikibazo cyerekeranye n'imvune wavuze iyo umuntu wese yaciye mu rugendo akagiramo izo mvune agerageza uburyo yazikemura kugira ngo n'abandi batazavunika hari wigeze gukomeza yuko uvuze ko mu bandi bahanzi byo kwandika bivuze ngo hari abandi bari buze kubona yuko biba byashoboka ariko batazi ngo biraca hehe kugira ngo izo mvune abantu batazazigira waba uri gutekereza kuzashyiraho publishing house yakemura cya kibazo cy'ubwanditsi kubera yuko abanditsi biragoye ababiciyemo bafite ukuntu bigoye hari icyizere yuko uri buze kuduha publishing house yakemura icyo kibazo mwakoze navuga ngo iki gitabo muri urwo rugendo rwose ta experience nakuye mbasha kugufasha kwandika igitabo kugira ngo imbogamizi nagiye mpura nazo byatumye mpura nagisangamo skills ntari nzi ko mfite bitewe n'uko nyine kwaba gukora turakura turiga gutyo gutyo rero nk'abahanzi cyangwa cyane cyane abana b'abakobwa abamama abajene ndahari ku nama ndahari kandi nyuma y'iki gitabo harimo deja naratangiye kugira publishing house kubera ko nabonye ko birakenewe hano mu gihugu cyacu cyane ariko noneho akaba atari publishing house gusa ubunyangamugayo kubera ko nabitingiyemo kubera kutabona sinavuga ngo ni bose ariko njye nka batatu ba mbere twahuye nta skills kabisa ariko noneho icyo nje gutanga ni ukugira ngo byibura wa muntu ushaka kwandika mbe namubwira ngo irinde gutya kora gutya wenda se nk'aba nta muri yatambona wenda hajyanye n'ibyo ashaka kwandika wenda mu gihe njye mbona bitari kuri level yanjye ahubwo nyine ndicana mu rundi ruzafasha abantu bashaka kwandika banabagira inama kuko experience nakuye mu firma numva yabikomereje reka mbashimire hanyuma tugiye kumuha umwanya avuge akari ku mutima ubutumwa agenera abanyamakuru icyo abatuma icyo adutuma icyo tubwira abanyarwanda hari ikibazo yasigaranye ari kuvuga ngo ntabwo ubutumwa bwuzuye atari kubonamo ibitabo bigomba gukurwa hari online uko babivuze ariko umuntu ugishaka kuri ubu ngubu yabyiguraho niba kiraboneka ubundi ugenere ubutumwa abanyamakuru turakira Pastor Papa Kamarade adusoreze isengesho murakoze cyane ubutumwa bwa mbere bwatumye mbatumira hano kugira ngo
ahantu heza ashimira romantic garden cyane kuri sale nziza bampaye Imana ibahumugisha kwari kubabwira yuko igikorwa afite kunanditse igitabo kandi igitabo bifuza kugisangiza isi yose ariko mbereye kuri byo uko muri abafatanyabikorwa beza muri abafite imbaraga zo kugeza ubutumwa kure hashoboka binyuze muri channel zitandukanye ikindi nabashimira ko murafatanyabikorwa beza mu rugendo igikombe bitabaje muhari dukorana neza cyane ubutumwa bwiza rero ni uko babutumye ku bakunzi bacu ko ku itariki 14 z'ukwa munani nzajya kumurika kino gitabo ku mugaragaro saa 11:30 azaba ari ijoro rishyira konje niyo mpamvu nabishyizeho abantu benshi baba bafite ahantu bashaka gusohokera baratumiwe bose mu buryo bwo kwinjira kubera ko imyanya ibaze ni by invitation ni ubutumire ariko noneho ku bantu batari tutaziranye ariko b'abakunzi banjye hari uburyo bwa link turi bubasharinge bw'uburyo ushobora kuregisitaringa ukaba wabasha kwemererwa kuzaza kwatendinga ariko abaziregisitaringa bwa mbere iyo myanya twateganyije kuzura nibo bazabasha kwinjira ko dufite abandi batumirwa hanyuma rero bizaba ari byiza kuri Crown Conference Hall kugira ngo nabakoreye launch yanjye y'ubushize nabo ndabashimira cyane ko abafatanyabikorwa beza dukorana neza niyo mpamvu nanahasubiye kubera ko bafite sale nziza bashobora kuba umwanya wo gusetinga mu byumva kuko event yanjye iteganije umva mumbwirira abantu ngo muzaze kare kuko bizaba ari byiza uburyo mana yanjye I can't wait nzaba ari kumwe n'abahanzi batandukanye hari umukino tuzakora ugaragaza kino gitabo harimo pano harimo ibyiza byinshi ndizera ko umuntu uzaba uri hariya harimo na performance bizaba ari ibintu byiza cyane nagiraga ngo bampe kode turaza kubasharinga ku mbuga nkoranyambaga zanjye uburyo wabona igitabo namwe turabasharinga hari kode ya momo uburyo ukibukinga ku itariki 14 akaba ari tukikuderivaringa tubashe kugera hariya ariko wakibukinza ni Bruxelles hanyuma noneho nyuma y'abashyikirizwa kigurwa 30 mu marayibarazi yose mu Rwanda muzacyasanga ahantu hatandukanye nabwo tuzabamenyesha ko itariki 10 ushobora kukigura ahantu hatandukanye bose turi muri process tuzabamenyesha ndumva ari byo barakoze cyane kamarade wadushyira imbere y'Imana reka mbanze nshimire ndashima Imana yanshoboje ndashimira abanyamakuru mwese mwaje mufite akazi kenshi byaryoshye tuba turenze amasaha ariko twari turi n'ubundi muri gahunda so ko no mu gihe biri mu bintu Imana yabwiye ko tugomba kujya twubahiriza igihe kugira ngo tubashe kugira umusaruro mwinshi mu byo dukora ndashimira umutware wanjye cyane iyo atamba hafi wenda byari kungora umuryango wanjye ndashimira abafatanyabikorwa cyane bose timu bihari nshimira romantic of course nshimira abantu benshi muzabona mu gitabo ntavugira aha ngaha so ubutumwa nabaha mubwirira abantu ku itariki 10 Mukabyara muzaze dutarame muzaze bizaba biri beyond navuga ngo ni nka healing night ni ahantu hazaba ari ahantu heza ho kwishima hazaba hari ahantu ho kongera kwandika amateka ndabizi ko buri wese bazahirira munsi ni ukuri azagira ibihe byiza Imana ibaduhane umugisha rero mwakoze cyane kuza iyo nza kwitegura nimuze ariko kuba mwaje mungana gutya ndabashimira cyane hanyuma nimugende Espara hari ku bwanyu ndahari hose yego kandi Sinza ndabashimira Sinza Coffee Shop ihari hanze kugira ngo idufashe kugirana ibihe byiza hari kofi hari ikintu gitandukanye abana b'Imana rero ahantu bari baba bagomba kumererwa neza tu ariko ntibaragenda badafashe ifoto nziza n'umuntu usa neza ufite imfunguzo murakoze cyane kamarade umwanya n'uwawe hariya Emina umwanya rwose muba waje kamarade umugeze tugiye gusenga Emina arashaka nawe sinzi yari gusoza umukozi w'Imana nonze iki gitabo uyu mugabo umukozi w'Imana kimwaya akaba ari umutera muri bawo mureke tubuze umutima kugira ngo dusenge tumugende tudafashe ifoto n'ukuri hano byanshimisha kurushaho twubahe Imana twubahe Imana twubahe Imana twubahe Imana ku bantu turi gusuhuzanya turabikora nyuma reka twubahe Imana dusenge kandi n'abanyamakuru
Imana ibamugisha uyu mwuga wanyu mukora, Imana ibaha amafaranga menshi, basabira amafaranga mu izina rya Yesu. Imana mu izina rya Yesu tukaha icyubahiro, turagushimira kubwo umwanya mwiza waduhaye kugira ngo duhagarare na mwene data muvandimwe wacu mwiza. Turasenze rero usabye umugisha buri wese ageze hano, uhire imirimo y'amaboko ye. Dusengeye Tonzi kugira ngo ukomeze kumuha amagara mazima, ukomeze kumwongera iminsi yo kuba kugira ngo akomeze gusohoza icyo wamuremeye umwami Imana. Utugire neza kandi tubarije umunsi tuzongera guhura turabashira igitabo, ukomeze kuturinda twese tuzahora dushira izina ryawe. Turyatse Imana twizeye mu izina rya Yesu.